bombi ubundi dukomezanye gahunda y'ikiganiro mazina Nasone Munyemana yego umuyobozi w'ubwiswe w'igihundwe yego nkaba nanjye nishimira kubana muri iki kiganiro. reka mbabwire ni karibu sana Murakoze cyane. nibwo bwa mbere mwagera muri studio Oya ntabwo ari ubwa mbere. okay no muri isanga Murakoze. njye nibwo bwa mbere mbakiriye wasangaga abandi. nishimishijwe nyine no kubakira birumvikana. Yego murakoze. twakomeje rero ikiganiro nk'uko mubazo turi twahisemo insanganyamatsiko ni ngombwa kuko urubyiruko rwacu rubarizwa mu muryango ndetse mu bigo by'amashuri. iyo batari ku mashuri abenshi baba bari mu miryango. ni byiza ko bose bombi nk'uko dufatanya n'ubundi mu burezi bwabo no kubaha uburere n'ubumenyi dufatanya no kubarinda ihohoterwa iryo ryose ryabakorerwa. Yego nk'uko rero abivuze ingamba ni nyinshi twafata ariko ntabwo twazifata tutabajije n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. ese koko hari ingamba zikwiriye mu bigo by'amashuri zatuma dufatikanya mu buryo twarinda abana abangavu n'ingimbi ihohoterwa bashobora gukorerwa, ryaba iry'imirimo ivuganye, ryaba irishingiye ku gitsina, ryaba cyane ko buriya iyo tuvuga abangavu n'ingimbi bahohoterwa ari umuhungu ari umukobwa baba bari abahungu barahohoterwa n'abakobwa bagahohoterwa cyane. aho ikibazo cyiza ari uguceceka rimwe na rimwe ugasanga hari abacecetse. ese ingamba zashyirwaho kuko nyine birakwiye ko mu bigo by'ishuri izo ngamba zibamo. reka umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Gihundwe tubwire. Murakoze cyane. Birakwiye ko izi ngamba zibaho kuko nk'uko n'insanganyamatsiko ikiganiro bivuga igira iti ingamba zikwiye kandi ziboneye kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu n'ingimbi mu bigo by'amashuri ndetse no mu miryango muri rusange. Dushimira FASACO buriya hatekerezwa iki kiganiro bafite amakuru ko ihohoterwa ririho kandi kuko hari aho rigaragara. nkaba numva rero ingamba ni ngombwa kugira ngo abangavu ingimbi bakure neza bazira ihohoterwa. icya mbere mbona gikwiriye ni uko umwana akwiye kuganirizwa akamenya ikintu cyo gutinyuka akagaragaza uburenganzira bwe. inshuro nyinshi umwana ingimbi umwangavu batagize uwo baganiriza ihohoterwa bakorewe cyangwa se bakorerwa, inshuro nyinshi no kurenganurwa biragorana cyane rwose. ariko rero nkaba numva dufatanije nk'inzego zitandukanye ni ukubanza kwigisha umwana ko atari byiza guhisha ihohoterwa iryo ryose akorerwa, yaba umwangavu yaba ingimbi. icyo gihe iyo yatanze amakuru naho abandi baboneraho bakurikirana ihohoterwa yakorewe kandi bigakurikiranwa. aho numva rero inshuro nyinshi umwana w'ingimbi umwangavu ahohoterwa ntibakura neza, ntibatekereza neza, ubuzima ntibugenda neza. niyo mpamvu ushima rero umufatanyabikorwa wateguye iki kiganiro kugira ngo umwana amenye aho uburenganzira bwe butangirira, aho burangirira, gusobanukirwa neza n'ihohoterwa icyo ari cyo, ndetse no kumenya ngo nagana he, naca kuri nde, nafashwa nande mu gihe nabagize ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku gitsina cyangwa se n'ihohoterwa muri rusange. Murakoze cyane. ese mu bigo by'amashuri kigo muyoboye cyangwa se muri direkiteri izo ngamba mwarazishyizeho cyangwa muri posesi zo gushyira izo ngamba? ingamba zirahari. yego kuganiriza abana kenshi mu masomo tubigisha mugomba no kumenya isomo ry'ingenzi ryitwa kudaceceka mu gihe bagira ihohoterwa iryo ryose. tukabigisha n'aho bagomba kunyura kugira ngo barenganurwe birumvikana. warenganye ntuvuge nta n'uwagufasha. nanone hari ushobora kujyanira ngo yarenganye utarenganye. niyo mpamvu habaho ubwuzuzanye bw'inzego zitandukanye, hakabaho gukurikirana haba ku rwego runuru. yewe hari igihe umwana ahohoterwa bikaba ngombwa ko amwohereza no kwa muganga cyangwa se ingimbi n'umwangavu muri rusange. inzira zirahari kugeza ubwo wenda mu gihe babona bifite iyi ntambwe ubundi bukana ushobora kujya no mu nzego z'ubutabera ko ingimbi umwangavu cyangwa se n'undi wese muri rusange akaba yarengana. ariko habayeho guceceka nta cyakorwa, abarengana bakomeza bakarengana. hari icyo mwakongera?
ngira ntare nk'uko abivuze neza, ingimbi n'abangavu nk'uko twatangiye tubivuga ni abana bafite amaraso ashyushye kandi bakeneye gukora. Ikindi barakoreshwa, ariko kandi bageze no mu gihe cyo gushukwa mu buryo bworoshye. Bageze mu gihe cyo gushukwa mu buryo bworoshye, ku buryo usanga ashobora guhereza agaciro abamushuka kurenza uko yahereza agaciro abamugira. Ni abana bageze mu gihe cy'ikigaje, ni abana bakunze cyane kumva bya bintu byose bishobora kubajyana ahantu hadashoboka. Niyo mpamvu ingamba ari ngombwa mu mpande zose, zikaba ngombwa mu bigo by'ishuri, zikaba ngombwa mu babyeyi, zikaba ngombwa yewe ndetse no mu itangazamakuru, zikaba ngombwa mu idini, zikaba ngombwa mu nzego zose zishoboka, kubera ko ibyo bitabayeho tuzakomeza kubona abana bahohoterwa baterwa inda, abandi bagatera inda bakiri batoya. Ngira ntare iyo watewe inda cyangwa ugatera inda ukiri mutoya, ufata inshingano udafitiye ububasha, ndetse n'imiryango ubwayo hagati yayo ikagira ibibazo, imiryango ikagira ibibazo, igahura n'ingorane z'amakimbirane hagati yabo, ku buryo nkatwe dukorana nabo umunsi ku wundi, usanga ababyeyi bafitanye amakimbirane ashingiye kwa wa mwana wakorewe ihohoterwa. Uyu mwana ubundi umwana agahinduka umubyeyi umwe aho kugira ngo ahinduke umubyeyi wa bombi. Noneho ikindi kiba kigoye kurushaho, urumva ko wa mwana yarahohotewe, ntahawe ubwo burenganzira bwo kurengerwa, ariko noneho n'abasigaye bagiye kumuhohotera ku buryo burenze. Kubera iki? Kubera ko nta ngamba ziboneye zagiye hagati y'aba bantu, nta ngamba ziboneye zagiye ku babyeyi bamenye ngo hari igihe umwana wacu bimugendekeye gutyo twabyitwaramo gute. Nta ngamba ziboneye, ese uyu mwana aramutse ahuye n'ingorane z'uburyo buteye gutya. Bagomba kuganira ikintu gituma za ngamba zose zishyirwa mu bikorwa, zigahera mu rugo, zikajyana na wa mwana mu nzira yose ajyamo, akagera ku ishuri, zikajyana na wa mwana aho bamutumye, umwana mbese akigishwa ikintu gishobora kumurengera kandi akakimenya, akagishyira mu bikorwa. Murakoze cyane. Ngira ngo hari nasubira kuri directeur gatoya, tubwira ati hari ingamba nyine bafashe kuri icyo kibazo. Ese ni iyihe nzira umuntu acamo tuvuge umwana aje kubikubwira muri ako kanya, for example, bigenda gute? Cyangwa se mwabicisha mu zindi nzira kugira ngo inzego zigende uko zikurikirana nyine icyo kibazo kigende kizigeraho cyane. Nk'urugero rufatika, umwana ashobora kuza kuma kuko ari umusambanyije, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo ukora cya mbere nk'umuyobozi w'ishuri, nta kindi wabikora nuko abana baganirizwa, haba mu miryango, ku mashuri, tukabigira inshingano zacu. Uduteshuke nk'ababyeyi, ababyeyi baba bari ku mashuri nabo badufasha, abayobozi babana n'abantu umunsi ku wundi nabo bakabizirikana. Hanyuma mu gihe nyine hariho ihohoterwa iryo ari ryo ryose yakorewe ingimbi n'abangavu, icya mbere cyihutirwa no gutanga amakuru mu nzego zibishinzwe bazikurikirana. Biba byiza kwa muganga nk'uko umuyobozi w'ishuri yarabivuze, cyane ko hari ibizamini bakora, hari amasaha yabigenewe bitarenga, ndetse n'indwara zimwe na zimwe bashobora kumurinda muri ayo masaha, bakamuha imiti ngombwa kugira ngo bazikumire. Ikindi nagira ngo duse n'abinjira neza mu nsanganyamatsiko. Iyo tuvuze ingamba, buriya ntabwo ingamba ifatwa ari uko ikibazo cyabonetse. N'iyindi abantu banadutega amatwi, buriya ntiwajya gutekereza guhinga kubera ko washonje. Uramutse ugiye guhinga kubera ko washonje,
wazarinda upfa bya biryo utagize gute utabiriye, wazasanga inzara yaraguhitanye. Ngo niba ushaka kugira ngo uzarye, utangira gutegura kubihinga kare bikabona imvura, ukabibagara kare, ukabisarura, ukagira ibyo uhunika n'ibyo urya n'ibyo ugurisha. Rero iyo tugiye gufata ingamba, ndagira ngo abaduteze amatwi rwose babyumve, ntabwo nonaha wafata ingamba kuko wabyaye. Utangira gufata ingamba ugitekereza ko ushobora kubyara, kugira ngo uzarinde ya ngimbi n'umwangavu wawe. Utangira gutekereza ngo harya umwana nzabyara nzamurera gute, nzamurinda gute, nzabana nawe gute. Hanyuma ukabiganiraho n'uwo mwashakanye. Bishobora guturuka ku mugore cyangwa bigaturuka ku mugabo. Ko tugiye kubyara uyu mwana, turateganya ko azarindwa gute, kubera ko ihohoterwa ritangira umwana rimwe na rimwe yageze no mu nda. Akigeramo wazajya kubona ukabona nyina ubwo aramuhohotera ku giti cye. Aya makimbirane yo mu miryango tujya duhura nawe kenshi, amakuru yo hirya no hino, umwana bahohoterwa kandi ari mu nda. Wajya kubona ukabona umupapa arahohotera wa mwana kandi akiri mu nda. Umudame agahora yumva afite umuhangayiko, ari nako ahangayikisha wa mwana. Ntibashobora kwicara ngo baganire bamenye neza ko hari umwana barinze bashaka kazavuka afite umunezero, ahubwo bagahora iteka mu makimbirane adasanzwe. Umugabo urugo rubonekamo agitera inda, akazongera kurubonekamo wenda se umwana yaranacutse simbizi, cyangwa se ari kujya ku ishuri. Biya mwana yahohotewe mu buryo bukomeye, ku buryo azajyana icyo gikomere akakigeza mu kigo cy'ishuri. Directeur cyangwa se mwarimu wamubonye asibaza uyu mwana ni mwana bite, afite ikihe kibazo. Niyo mpamvu bisaba ko umuryango wamaze gushyiraho za ngamba ugomba no kubwira umubyeyi, ikigo cy'ishuri, ariko umwana wanjye bimeze gutya, yahuye n'ingorane zimeze gutya, murebe ukuntu mwamufasha kugira ngo atambuke ibigeragezo yahuye nabyo. Noneho iyo umaze rero gushyiraho ingamba kuri kurinda wa mwana ugishyira mu nda, tangira gutekereza ngo uyu mwana azakenera iki, kubera ko n'umwana kubura ibyo azakenera nabyo ni irindi hohoterwa ugize gute umukoreye. Barimukoreye kandi mu nshingano zawe birimo. Bavuga ngo iyo umuvukije inshingano wagombaga kumukorera wamuhohoteye, na kera yazakwishyuza. Umwana akeneye kurya, umwana akeneye kumenya yuko aganirizwa, umwana akeneye guhabwa amakuru yahise igeze. Ibyo byose umwana arabikeneye. Ariko noneho rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi araho azi neza ko umwana akeneye biswi gusa, adakeneye no guterurwa ngo yishimane na se, yishimane na nyina. Ibyo yabivaho, ugasanga wa mwana akuza azi neza ko nyina ari we mubyeyi, cyangwa se ise akaba ari we mubyeyi gusa, nta wundi muntu abona. Uriya mwana yagize gute, yahohotewe, akuranye igikomere kandi gikomeye. Hanyuma ikindi gikomeye gusumba ibindi byose, uriya mwana akeneye kurya agahaga. Abantu benshi yamubibona rimwe na rimwe bakavuga ngo ese ngo tuzabaha ibyo barya twakuye ko natwe ntabyo dufite. Wabyaye igihe kitaragera, wabyaye utabiteguye. Umwanya baraza kubwira bati ariko ibintu uvuga ubikura ahagana he? Nta handi. Ngiye mbibona muri sosiyete y'iwacu. Utoje umwana gutangira gusaba agifite imyaka 3, ukamubwira ngo ujya kwa runaka ujye gusabiriza dukunde tubone ibyo turya. Niyo mwana ari guhohoterwa, uri kumukoresha atagomye, ugiye no kumuha umuco utari mu ndangagaciro z'Abanyarwanda. Ubundi umwana akaba ari aho ngaho ku myaka 4, 5, akaba azi yuko ari ugomba kuzuza ibindi 5 by'amazi cyangwa injerekani 5 z'amazi zo kuzakora imirimo yose yo mu rugo. Kandi nawe ubwo wabigushinga ntiwagira gute, yarangiza y'amazi yaba atayavomye agakubitwa, inkoni kayisha. Uriya mwana ari guhohoterwa. Ubundi ukumva ngo genda ujye gutashya mu ishyamba utateye,
nyine mu yindi mvugo rya kwiba genda uzane inkwi nutazana inkwi ntiturya. Uriya mwana ari guhohoterwa, agiye kujya ku ishuri rero uramuteruye, nta kayi nta karamu nta mwenda w'ishuri nta ukina busa, ngo ndavuze ngo genda ujye ku ishuri. Yagera ku ishuri agatangira kuba ari we wicaye wenyine avuga ngo ariko ubu ngubu navutse he, uzi ko nta karamu mfite, uzi ko nta kayi mfite. usohowe akaba ari mu ba mbere, usohowe akaba ari mu ba mbere, ari guhohoterwa kandi ntazabona uko yiga. Nubanga ababyeyi mu ngamba za mbere bafata no kubanza kureba eske aba bana bacu mbere yuko bagera ku ngimbi n'abangavu, mbere yuko turaza kuganira ku buryo ki ingimbi n'umwangavu twamufatira ingamba kugira ngo arindwe, ariko nibabanze barebe bariya batoya dufite, tugerageza uko dushoboye kubereka urukundo rw'uko tubakorera ibyo bakagombye kuba bakorerwa. Ese koko iyo asohotse mu rugo aragera, ubundi umwana wajya kubona ukabona mu gitondo baramuhagurukije ngo ariko ubundi utari kujya kwiga, ese mama nta n'igikoma, ariko ubundi utari kujya kwiga uragikura hehe? Ndabyemeye abanyarwanda koko benshi tuvuga ko ngo turi abakene, ariko no kuvuga ko uri umukene burya nabyo n'irindi hohotera uri kwikorera nawe ubwawe ku giti cyawe. Wenda nintegura icyo kiganiro bazabimbaze, ariko kwicara ukemera ko uri umukene nawe ubwawe uri kwihohotera ku giti cyawe, ukabyakira ukavuga ngo njye navutse gutya kandi nzapfa gutya, navutse ntarya nzapfa ntarya, nzi neza ko mu gitondo nta muntu unywa igikoma, ibyo ukumva ari nka kamere, ni nk'isengesho rya mu gitondo uvuga. Buriya ni ihohoterwa wikoreye ku giti cyawe utazanavamo, kubera ko abanywa igikoma nta kindi bakoresha n'amaboko, abambara ishati nziza ni amaboko bakoresha kugira ngo bayibone, abambara ipantaro n'urukweto ni amaboko. Ahubwo icyo turushanwa ni ukumenya ngo harya uyu mutungo tubonye turawukoresha dute. Hariho uzawubona akibuka yuko agomba kunywa amacupa 7 y'inzoga, undi akagura ibiro 6 by'akabenzi, ariko hari undi uzavuga ati no, icupa rimwe rirahagije kurisangira n'umugore n'abana, ndetse ko nta mwana unywa inzoga. Agura isukari, wa mwana nkamuhereza agacyayi aho bishoboka, cyangwa nkamuhereza agakoma, hanyuma niba ari iryo cupa kamenya ko rihagije, kamenya ngo ntabwo ari ngombwa yuko n'ibiro 5 by'inyama, narya n'ikiro kimwe, ariko noneho nanjye ngakora inshingano zose nshinzwe kuba nkora. Numvaga mbere yuko twakwinjira mu by'ukuri mu ngamba twafata kugira ngo twite ku ngimbi n'abangavu, twumve ko bari abana bakiri batoya nibo bazavamo ingimbi n'abangavu, bagomba kuba barindwa, bagomba kuba bahabwa uburenganzira, bagomba kuba bafashwa kugera ku nshingano iboneye y'ibyo bagomba kuba bakora. Ejo sinzi aho nanyuze nsanga umubyeyi ari gukubita umwana w'imyaka 3 yafashe ikibando, ariko niko mubyeyi byagenze bite, ngo ndavuze ngo najye mu rugo. Uyu mwana afite uburenganzira kubwirwa neza, kandi afite n'uburenganzira bwo gukurikira nyina. Ndavuga ngo ibyo bintu uri gukora ntabwo byemewe, ntabwo bishoboka. Hindukirira uwo mwana umuhe urukundo, nawe azakuviramo umwana w'agaciro. Sinzi bagenzi banjye nabo mbere yuko twinjira mu ngimbi n'abangavu n'ingamba zafatwa uko babyumva ku bana batoya dufite muri iyi minsi. Murakoze cyane. Icyo nakongeraho nuko ingimbi zacu, abangavu bacu, nubwo tuvuga tuti ababyeyi bafite inshingano zo kubitaho, nibyo koko, ariko turasaba abatwumva noneho bagerageze banyurwa n'imibereho imiryango yabo ibayeho, be kwifuza ibirenze ubushobozi, ababyeyi bajyana kenshi mu bishuko no guhohoterwa, hakabamo ingaruka nyinshi dukunze kukigarukaho cyane, tukigarutseho babyumve, ababyeyi bajya bafasha n'ibyo, ariko bazirikana n'ubushobozi bafite, be kubaka ibyo batabona cyangwa se ngo bitabonetse bajye kubishaka mu bundi buryo butaboneye. Ibyo rero bizadufasha nituba tunyuzwe n'ubuzima tubayeho mu miryango yacu, ibyo dukeneye bakabiduha ku rugero ku bushobozi bafite, ndetse natwe tukishakamo imbaraga. Ni abasore n'inkumi, tugomba ko tugomba gukora kugira ngo uko natwe ubwacu twikemurire ibyo dukeneye, tutashingiye ku bandi, na bwa bukene tubashe kubuvamo. Avuze ikibazo mbonye umuntu anyandikiye ku rubuga duhuriraho, aravuze ngo ibyo bintu uri kuvuga wowe wakubaza ahantu wabikura ngo wahabona, ngo ngo menya yuko umwana agomba kubaho uko yasanze se ngo abaho, niko mbonye abivuga. Ntabwo ari byo.
ntabwo umwana akwiye kubaho uko yasanze tubaho, ahubwo tugomba guharanira kubaho uko dukwiye kuba tubaho. Abantu babyumve neza. None aha ngaha niba mvutse nsanze nta na pariseri bagira cyangwa se nta n'akarima na gato bagira, ntabwo nzasaza ntagira umurimo. Ngomba gukora uko nshoboye nanjye nkazagira iki? Umurimo. Niba nsanze babayeho muri kode, nta muntu wifuza kuzasazira mu gukodesha. Ngomba gukora uko nshoboye. Niyo mpamvu mwene data unyandikiye ubyumve, ntabwo bikwiye ko twabaho uko dusanze abako tubanjirije, agahinda babayemo ntabwo ariko tugomba kuba tubaho, ntabwo bishoboka. Kandi n'umubyeyi unyumva byumve, tugomba guharanira guhindura ubuzima bwacu uko byagenda kose, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugomba guharanira guhindura ubuzima bwacu tuwujyana mu buzima bwiza, kubera ko niba kera umubyeyi yarazi yuko umwana atagomba kujya ku ishuri, ntabwo uzicarana umwana ngo areke kujya ku ishuri. Ngira ni nkatwe twiga, baduhaga amakayi, bakaduha imyenda y'ishuri, hanyuma tukanigira ubuntu. Nyuma baza gushyira amafaranga 100. Icyo gihe bari kwigisha abantu ukuntu bagomba kujya ku ishuri. None aha ngaha wajya ku ishuri uhereza umwana 100, azarijyana hehe? Genda noneho urebe ubabwire ngo nimuhe umwana amakayi, bizakunda? Ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu rero mbwira abantu ntibamenye yuko isi igenda izamukana n'iterambere ryayo, kandi ntabwo tugomba guhagarara ngo turibuka ko twavutse tutambaye, tutagira ibiki, tugenda oya. Uwa mwana wavutse none agomba gutegurirwa n'umubyeyi ugiye kumubyara akamutegurira. Nibyo koko nk'uko mugenzi wanjye abivuze, tukagenda mu bushobozi buke tugize gute dufite, ariko tukagira ubuzima bwiza. Usa cyane ku ikiganiro cyiza dukomeje. Ubundi hohoterwa gerageje kuryinjira mu mizi, iyo ryakumiriwe kandi rigakumirwa ku mwana ukiri mu nda ya nyina, igakomeza gutya kivuka gikura kuzageza aho agomba kugera, inshuro nyinshi amahoro arushaho kuba amahoro. Ariko ugiye kure ugasanga ariho byapfiriye kuri wa mwana uri mu nda, se na nyina baravugana nabi. Bihise binyibutsa mu minsi ishize numvise umuntu w'umugabo basanze yiciwe Gikundamvura. Bamwe barabyumvishe bikekwa ko ari umugore we bamwishe ndetse afatanije n'abana be. Akenshi ari mu mateka ugasanga ngo bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane. Ibindi ryahohoterwa bisobanura ngo abana bameze gutyo, uwo mwanya no ababyeyi bameze gutyo, umwanya no babyara bigira ate, bigaba amashami. Aho numva rero duhagurukira rimwe, umwana aravutse yitaweho, yagomba guhabwa byose. Ariko mu bigo by'amashuri dukunda guhura nabyo, aho ushobora gusanga umubyeyi yohereza umwana ku ishuri gusa, yumva ko wenda ibikoresho adafite hari undi uzayimuhereza, ushobora gutuma n'umwana atekereza ibindi bibi cyangwa n'izindi bitaboneye yanyuramo kugira ngo abibone. Wasesengura ugasanga mu by'ukuri umwana yatangiye guhohoterwa kandi hakiri kare. Watekereza neza ugasanga inshuro nyinshi, kuko n'abagenzi banjye bari bigarutseho, umuhanzi wavuze ngo ubukene bwa karande si isezerano. Ariko se turi gukora iki ngo tubuveho? Umurage w'ubugwari ntugire igipimo. Burya si byiza ko abantu babigwari, byose biva ku gukora. Turamutse abantu bose bahagurukiye rimwe bagakora, bwa bukene ushobora gutuma wenda hari n'inshingano batanoza, hari ibikoresho cyangwa se ibintu bitandukanye badahereza abana babo, kandi abo bana rero bari kuzabageza n'ahandi batigejeje mu gihe runaka, ko hari ingero zifatika. Umubyeyi ashobora kuvuka ari umukene, agasaza ari umukene, ariko mu myaka y'ubusaze bwe wa mwana we yitayeho, yafashe neza, akamurinda ihohoterwa, akamuhereza ibisabwa, akadaheri kakabasha kumugaburira, akadaheri kakabasha kumundira agakayi, akadaheri kakabasha kumura utwenda, birangira wa mwana agejeje wa muzehe handi atabasha kwigeza. Ibanga ni uko umwana akura byishimiye. Ababyeyi bagiye bambuyakuya, nta kintu bambishe, nta hohoterwa namba, gusa twari dufite twarabusangiye, bituma umwana akura yishimye, yishimiye ababyeyi bombi kuruta uko yakwishimira nyina ntiyishimire se, bitewe n'uko yagerageje kurerwa mu
umuryango. Numva rero ihohoterwa rirwanyijwe hakiri kare, haba ku mwana ukiri mu nda nyina, birumvikana ni umwuka mwiza hagati ya se na nyina, bagakundana bagatahiriza umugozi umwe, bakajya inama, umugabo ntahohotera umugore, umugore ntahohotera umugabo, na wa mwana ubakomoka uvutse azakura neza, ameze neza kubera ko atigeze ahura n'icyo bita ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Numva rero iki kiganiro kigira uko gisa, abatwumva tubagira inama ko ihohoterwa atari ryiza, haba ikorerwa abangavu ndetse n'ingimbi, ahubwo tuganira ko abantu bagomba gukora neza barangwa n'urukundo, buri wese mu nshingano ze, aho umurezi yirinde guhohotera uwarera, aho umuzeyi yirinde guhohotera uwo yabyaye, aho umuyobozi yirinde guhohotera uwashinzwe nimba ari umuturage mu nzego z'ibanze n'ahandi, n'umuturage yirinde guhohotera mugenzi we n'igihugu cyacu gishoboza tukiri aho ngaho mu gitondo hari amakuru twasomye nyine yabaye Nyamasheke, umwarimu yateye umukobwa inda, umukobwa ukora mu cyayi, umukobwa barumvikana ati nzajya amufasha, yamuherukaga nyine akimutera inda, yanoze kontakte kuganira bihita bihagarara. Umukobwa ati ntabwo nabivamo, ajya mu buyobozi burahunga, ati nzajya ntanga n'amafaranga rwose umwana abona icyo akeneye icyo ari cyo cyose. Umwarimu n'ubundi arabyanga, umwarimu, umukobwa yahise afata umwana amusanga mwarimu ari mu ishuri ari kwigisha, n'uruhinja araza atereka aho ngaho arigendera. Urumva babajije ati ese, arahabwira ati abasitori yose ni ukuntu cyagenze, agira ati ngiye kugira ngo mparanire uburenganzira bw'umwana, ubonye ko nimbyiherera bitazavamo. None rero umwarimu namuzaniye umwana we amenyane nawe. Byabaye iki rero? Ko byabayeho kugunga, aremera bijya no mu buyobozi arasinya, n'umwana aramwiyandikisha. Urumva ko habaye habagabo. Kandi ntibyari bikwiye kabisa. Ntabwo byari bikwiye rwose, kuko n'uwo mwarimu ngira ntari kumva ko bitamuhesheje agaciro. Yagize, turamushimira ko yabaye imfura akemera byamubayeho akandikisha umwana, ariko ntibyagombaga kugeraho. Ntabwo byagombaga kugeraho, yakagombye kuba yaremeye umwana hakiri kare. Ariko bibaho, ariko noneho uba usanga nk'uko twamwe tubivuga, hari abantu natwe ubwacu twumva dukeneye guhohotera uburenganzira bwacu. Uriya mwarimu koko nk'uko yari akoze iryo kosa akajya gutera uriya mukobwa inda, byarashobokaga ko yemera ikosa yagize gute yakoze, ariko kujya kwiridikwira cyangwa se kwisuzuguza imbere y'abana ari kwigisha, aho naho ni ikindi. Hanyuma tugeze rero ku bushobozi no kunyurwa, cyane cyane ingimbi n'abangavu bakunze gushinja ababyeyi ko ababyeyi batabaha ibyo bakeneye, kandi bakavuga ko abana aribo bahindutse bakaba babi. Sindi hano mburanira ingimbi n'abangavu, ariko sindi na hano mburanira ababyeyi, kuko nanjye ndi umubyeyi, nanjye abo bana ndabafite. Ariko hari ibintu bitatu nshaka kugira ngo ababyeyi dufatane ingamba. Mu by'ukuri umwana yakanyuzwe, ariko niba umuntu w'umugabo atashye kuwa mbere yasinze, agataha kuwa kabiri yasinze, agataha kuwa gatatu yasinze, sibyo? Ariko ataha avuga ibintu biterekeranye, atonganya abana, atonganya umugore, rimwe na rimwe avuga ngo umutungo ni uwanjye, kandi nta n'uwo bagize gute bafite. Uriya mwana narara ubusa azavuga ko iwabo ari abakene. Kandi papa aza buri munsi yagasomyeho, ubundi bakampira mama ngo iyo utaramanye n'abandi bagabo ngo baragusomye. None se kuzimuhira ko nta kintu gihari cyo kurya, waretse gusoma ako baguhaye ukagenda ukisanisha nabo bagasohoka mu nzu mukajya gukora akazi kamwe kugira ngo musangire ibibonetse byose. Mu by'ukuri kunyurwa, abana barananyurwa, ndanabyemera. Ariko niba none aha ngaha abonye papa wiwe yasinze, yataha bamuhereza tujumba cyangwa utwumbati bashakishije bakabona ntadukozemo, hite yongeraho ibintu bibiri: yasinze aranarya, mu gitondo akabyuka akagenda
nta muhanga wo kumara iminsi 5 atarya. Ariho se ngo aranywa gusa, ntabwo bishoboka. cyakumvikana ko yagiye ararya arananywa arataha, ahubwo akeneye ko abana babaho ngo bihanganira ubukene bagize gute batuyemo. Mu ngamba rero yafatwa, abasangiye ubusa bitana ibisambo, ariko bitana ibisambo ryari? Mu gihe bwa busa mutabwerekanye. Mwakagombye kuba mvuga muti mbo dufite ikibazo kiranaduhangayikishije bana banjye, dufite ikibazo cy'ubukene, kandi icyo kibazo murabona ko cyatugezeho twese. Mu ngamba ya mbere bagomba kubanza gutekerezaho no kuganira ku bijyanye n'umutungo wabo. Bavuga bati mba rero bana muri kujya kwiga, nagombaga kubahereza minerivare yose uko bimeze gutya na gutya, ariko ntayo mfite kubera ko amafaranga nabonye naya twayakoresheje mu buryo ubu n'ubu, cyangwa se nkanagurishije yacu twateraniye namwe tuyifite, dore ngiye none iyi nka yavuye maya, tugiye kwishyura ugiye kwiga muri iki kigo n'uyu ugiye kwiga muri iki kigo, uyu nguyu nzahembwa utu dufaranga nakoreye aha nzajyana ya nayo igihe kinini. Uwo mwana ni gute atazanywa? Ni ngombwa nyuma ntawe uzagenda afite umutima mubi. Hari umwana uzagenda afite umutima mubi? Ariko numuhagurutse ukavuga ngo genda nibakuzana nzagusubizayo, zagenda avuga ngo datanyinya amafaranga kandi agize gute ayafite. Iyo rero ni ingamba ya mbere abagabo batazi, cyangwa se imiryango myinshi itagishobora kugeraho. Iyo umugabo agurishije inka ye aravuga ngo amafaranga yanjye, iyo yashyize rero akaba amafaranga ye, uwo ari we wese uzayabona azayakoraho. Kwaya data se n'ubundi kera twajyaga tujya kuragira mu ruhira, abana bamwe bagatega inka kuko inka zitwaga izaba papa, bakagenda bazikubita imijugujugu kuko bari bazi ko ari izabande ari izabazi. Ariko iyo uguze inka mwumvikanyeho mu muryango, avuga uti mbo tugiye kugura inka, shaho uzayikorera iki? Wa mwana nabyuka igitondo ajya kwishakira ubwatsi kandi azi ko arajya no mu ishuri n'umutima mwiza, kuko nawe azi ko izamugirira iki, izamugirira akamaro. Mu ngamba ya mbere rero ni ukwicarana bakaganira ku bijyanye n'umutungo. Ariko ingamba ya kabiri nabo kandi banabyumve, ingamba ya kabiri ni ugukuramo no kuvana ijambo cyanjye mu rugo iwacu. Inka yanjye, inkoko yanjye, inzu yanjye, umwana wanjye. Rega bwana nabyo ni ikindi kibazo. Wajya kumva muricaye mwese, umumama yabwira umwana atari ko gukora, cyangwa umupapa yabwira umwana atari ko gukora nabi. Ibyo bintu simbikeneye. Umugore ati ndekera umwana wanjye, mvira ku mwana. Uriya mwana ari guhohoterwa, n'umugabo yahohotewe, cyangwa se n'umugore yahohotewe kubera ijambo yanjye. None ahangaha baba bagiye kuzirika ihene cyangwa bagiye gushaka ibyatsi by'inkoko, ngo niko shaka izo nkoko zanjye zariye, kuri zawe se nyine wagiye kuzahira. Ngira nari akavuga ngo izo nkoko zacu simeze gute. Kandi no zajya no kugurishwa bakabyumvikanaho, kavuga bati izi nkoko ni 30 tugiye kuzigurisha, kandi kizavamo 20% bizishyurira abana, 20% tuzayongera turebe ukuntu twavugurura yanzu yacu dore rava 30%, gutyo uwo muryango ni gute utazumvikana ngo ugere kure. Ingamba ya kabiri ijambo yanjye ikomeje kuba ikibazo. Ariko none ingamba ya gatatu n'abandi barababwira n'izindi. Ingamba ya gatatu ikomeye iri ku bana b'ingimbi n'abangavu. Niba habayeho oya, umwana nyine navuge oya. Niba habayeho yego, umwana nyine navuge ye. Aha ndashaka kuvuga iki? Inshuro nyinshi ku ngimbi n'abangavu basubiza ikinyuranyo cy'ibyo bakagombye kuba basubiza. Ababyeyi cyangwa se umuntu aje kumushuka, yamara kuza kumushuka ati nageraga ngo uzaze tujyane muri Kivu Marina. Umwana ati ndakwiyamye da, atari ko nzagura iki ndakwiyamye. Ubuse bazavuga ngo iki? Ntabwo cyari igisubizo. Subiza ngo oya, wose umuco wanjye wo kujya muri Kivu Marina. Ntabwo bishoboka. Wose umuco wanjye wo kujya muri Rubavu. Oya, nta nubwo rwose ibyo bimbereye. Ibyo ntabwo bimbereye, ni binashoboka. Mfite umwanya wanjye wo kwiga. Yatangira oya, ibyo sinshaka no kubyumva. Niba ari yego ukavuga yego ijyanye na yego,
niba ari oya ukavuga oya ari oya, ubwo ingimbi ziri kutumva n'abangavu banabyumva. Ya magambo yo gusubiza oya ariko ushaka kuvuga yego, ukavuga yego ushaka kuvuga oya, ntabwo ari byo. Oya niyitwe oya, yego niyitwe yego, aho bishoboka dufatana ingamba. Ariko hari indi umuco ukomeje kwaduka ahangaha iwacu unateye agahinda. Hari bene data barimo banyumva, buriya urugo rw'umuntu ni naryo juru rya mbere umuntu aba yaragezemo. Niba uba mu rugo rw'umuriro, ntuzire gutekereza ngo ari irindi juru uzajyamo. wenda banabyumve. Niba uzi ko uri mu muriro, wibeshye, kuko ijuru rya mbere ni urugo. Urabona harya kabaye icende koga agacya agashira n'inuko arebehinduka. Nanjye nibyo ndi kuvuga. None ahangaha nibihinduka umuriro ukazima, bazatura mu ijuru ryo mu isi, bature no mu ijuru Imana izabagenera. Cyo kumbwira ngo uzahora uri mu kugira ngo bakubwira ngo dutahe, ngo Mana yanjye none urura rugo ndarugeramo, kandi ari urugo rwande rwawe. Reka mbe noneho abandi nabo bakumva ngo umuntu ageze hariya ku irembo, ngo noneho ishyano riraguye, yampyisi iraje. Urambwira ngo iryo juru bazarijyamo bane? Shaka kumvikana ko none ahangaha abantu dukunda urugo rwacu. Amakosa yose twakoze tuyareke, twimakaza umutekano w'urugo. Ko narya hohoterwa rikomoka cyane cyane rikomoka kwa ya makimbirane yo mu mitima, kwa kutumvikana k'umugabo n'umugore, kwa kutumvikana kw'abana n'ababyeyi, kwa kutumvikana ku byo bagiye gukora, kwa kutumvikana ku byo bakoresha. Ibyo byose ugasanga byahindutse ikibazo. Ngira rero nkavuga nti mu ngamba bafata, babanze bicare barebe yuko bazimya umuriro ushobora kuboneka mu miryango, bimakaza amahoro. Ayo mahoro azabafasha kugera no ku bindi byinshi batagize gute, batari baragezeho. Nyine aho washatse kuvuga ko abantu nyine cyane abagabo bashaka umwanya, nyine urugo barushakira umwanya. Ba mwanya bazaganira n'abana, baganira n'abadamu cyangwa se abagore babo, ibibazo by'umuryango, plani bafite mu muryango. Ndumva ari igitekerezo nicyo, kubera yuko umwana akubonye hariho n'abana batabona basi cyane, barahari no kuri mu gicuku ukazinduka ugenda, barahari rwose. Umwana akiryamye, umwana yagoze ngo se papa ari he, ngo papa sinzi iyo yagiye, kandi arataha ubwo bugacya saa 10 yagiye, akagera saa 8 cyangwa se na saa 9 bakamukoroperaho, agahaguruka asubira mu kazi. Simbizi nibyo kwita ku nshingano z'abana, tubagira ihohoterwa uko bivuze. Ni ukubutsa ko bireba ababyeyi bombi, ntabwo ari umubyeyi umwe cyangwa uvuga ngo niwe ukunda kuba aboneka mu rugo, niwe ukunze kuba arimo cyane. Ko buriya nyamara igitsure cy'umupapa mu rugo kimura ibintu byinshi, cyangwa se ko yabahana ntabwo ari kumva papa wawe. Tugomba gufatanya twese rero kugira ngo babana bacu bazavemo ingimbi nziza n'abangavu barindwi ihohoterwa, bazakura neza, bakiga neza, bakazakorera igihugu, bakagiteza imbere. Hari ikibazo hano batubajije, wenda kirasubizwa na directeur. Batubajije ngo mbese iyo mubonye umwana ufite amakimbirane mu rugo, ufite ukomoka ku babyeyi bafite amakimbirane, akaza agana ikigo cy'ishuri, ababyeyi batigize bamugenera ibyo bagomba kumugenera, mwebwe iyo mumusubijeyo nimuba mumuhohoteye kurusha? Wenda simbizi, ariko aragisubiza. Ariko umuvandimwe arakibajije, iyo mumusubijeyo nimuba mumuhohoteye kabiri, kandi n'ubundi agiye kujya mu muriro, avuye mu muriro akaba agiye kongera kuwusubiramo. Ikibazo cyane, ikibazo cyiza kandi kuko bibaho. Bibaho, ariko ntibikwiye ko umwana aza waba batashye mu byo bagomba gukemura, ngo naza gusanga nk'umubyeyi ntawe umukubitire kure, byaba ari byo.
njye ntanze nk'urugero ku ishuri nyobora, iyo umwana afite imbogamizi zituma atazana ibisabwa byuzuye, kugira inama yo kuza aherekejwe n'umubyeyi. Umubyeyi twamutega amatwi binahe bye byanze, ariko mbahaye igihe 2-3 byumva twihuse. Ikindi twakirengagiza ikibazo babajije, ariko nanone umwana ashobora kuza atabizanye kandi atari uko yabibuze, ubwo ari uko yagizemo twatunyanga banabimuha ntabigaragaza. Iyo nko mu bigo bya boarding hano akaba bamuha amafaranga y'ishuri kugira ngo ageze aho agomba kuyageza, kugira ngo ageze kuri konti aho akayakubita umufuka, bikaza kurangira biteje ibibazo. Izo ka tujya tuzibona, umubyeyi aza ati ko umwana namwishyuriye muri gushaka iki ko namuhaye, bagafata gutya. Ariko nanone bivuze ko hari n'ababyeyi yewe n'abana biga bataha babura n'amafaranga igihumbi yo gufasha abana kubona ifunguro, tutitaye ko leta menshi ariyo atanga, ariko umubyeyi akabura nayo, kandi yirirwa asinda buri munsi kwa mbere ku cyumweru, yirirwa mu inzoga akirengagiza ko ibyo bibazo afite mu muryango. Rero ni impande zombi bisaba ngo umwana yaje afite icyo kibazo, icya mbere ni ukumutega amatwi, tugahamagara ababyeyi, tugahamagara inzego z'ibanze, tukabaza mu by'ukuri ko ibibazo ari kutubwira kuko abifite mu muryango. Iyo bihari umubyeyi yabigizemo uruhare, bumvikana ni ukomeza kumwigisha. Ariko nanone iyo bihari n'umubyeyi yari ntako ameze, ntabwo abantu bacira bagafata ingamba. Icy'ingenzi ni uko wa mwana uburenganzira bwe bwubahirizwa. Ntaratanga rero mikoro, umuyobozi wa FASCO hari ikindi yagarutseho, nacyanditse ahantu numva ari ingenzi. Yavuze ngo si byiza ko dusarura turahinga cyangwa se ducunga umusaruro aho tutahinze. Ashaka kuvuga ko bikwiye kuriya hohoterwa tubirwanyiriza hasi hakiri kare, umwana azakore mu by'ukuri hari ikintu kimurimo. Ingimbi n'abangamo inshuro nyinshi bari mu myaka igoye, amaraso y'ubuto arabashuka inshuro nyinshi, usabwa no kubegera cyane. Mbwira urubyiruko ruteze amatwi, hari aho nabwo rujya rwitiranya hohoterwa, aho ushobora gusanga atumvira umubyeyi we, ushobora gusanga umubyeyi we atamucisha mu mwuka, yamukanga yamunyuza akanyafu ka kibyeyi, umubyeyi arampohoteye kandi ariyandera ibiri ashaka kumwohereza. Kandi urugero rufatika, hari nk'abana b'abakobwa bigira indakoreka, umukobwa akumva ko atazasaba uruhushya ageze aho ajya ngo abwire ababyeyi, yango birahari. Umwana akumva ko azagenda akaza kubita inzugi saa 5 z'ijoro saa 6, abwiza ukuri hari ababyeyi bafite ibyo bibazo. Ujya kure ugasanga mu muryango umwe abakobwa 4-5 batewe zana zitateganyijwe icyarimwe, namwe 5, 4, 3 mu muryango. Ugasanga umubyeyi yahangayitse, yaba papa y'abana amahoro nta makimbirane akabaraje aturutse kuri ba bana badafite uburere. Abo numva rero bikwiye ko urubyiruko turwigisha ko rugomba kwitwara, kuko inshuro nyinshi bapfira muri ya myaka ibashuka, y'akadoresansi irabashuka, tagira umubyeyi umuba hafi, kuko FASCO iri kubikora neza tunashima, atagira ibiganiro bitegurwa ngo babyumve, wa mwana ukisanga yaguye mu mutego. Amara kumugeraho nk'urwo rugero mwari mutanze, wowe watewe inda Nyamasheke, na rya jambo rikamuzamo ryitwa ngo iyo mbimenya kare. Atangiye kubona abandi biganye bitwaye neza, abandi babikanye bitwaye neza, bari kugenda bubaka izabo mu buryo bubereye, ari abantu ubona babereye igihugu. Buri basaba ngo twigishe, dufate umwanya wo kwigisha, kandi habeho kwigisha mwarimu gusa, habeho kwigisha impande zose. Abo umurezi umwigisha, umubyeyi wamubyaye, abo umuyobozi umukurikirana, ari imiryango ifasha abantu batandukanye, twese dufatikanye turebe ko igihugu cy'ejo hazaza gishobora kuba cyiza. Urubyiruko turi kurera ari mu boneye. Nkaba nabagira inama yo kwitwararika. Hari igihe umuntu atitwararika bikarangiza rya hohoterwa yarigezeho, wajya kureba wanasesengura ugasanga araryiteye. Reka mbasabe kwirinda uburara, bana bigira indakoreka, kwigira ikirara,
yahura n'ikindi kirara ugasanga ibibazo birabaye, hohotewe, arasambanyijwe, akenshi nyinshi asambanyijwe kubera ko abigizemo uruhare, ashaka gutaha amanywa arataha ijoro, hano ujya kureba n'abana b'urubyiruko, ashaka no kumva inama agirwa, umwana w'urubyiruko ashaka gutega amatwi mama we ntakivuga bitewe n'aho ageze amaze gusoreka, umwana w'umukobwa inshuro nyinshi mu tubari mu biturage biriho ugasanga agenda aganira n'abagabo bakagomye kumera ba sekuru, mu ijoro yasinze agenda ahirima, uwo nahora n'ikindi kirara, biraza kuba ibibazo, ihohoterwa rirabaye kandi rero mu by'ukuri byikuriye. Ikindi nabasaba ni ukumvira ababyeyi, kumenya guhakana, twabigarutseho, kwimakaza indangagaciro zibereye, kwiyubaha, kubaha Imana, abana bagasenga Imana, bakamenya ngo ibintu byemewe, ugasuzugura undi kemewe, bagafata n'umwanya wo gusubira muri ya mategeko 10 y'Imana, bakayumvira bakayubaha, ubundi bakenyera ibigeragezo ibyo ari byo byose. Ikindi ni ukwirinda ijambo iyo mbimenya kare, ijambo rikomeye cyane, umwana akakura neza, agahabwa inama, birashoboka ko yanahohoterwa kandi mu by'ukuri iyo ntera birwanyije kera, abo ngabo agatanga amakuru akeka kugira ngo babashe kuyakurikirana. Ikindi nasaba tukiri muri studio ni ukwigisha abana kunyurwa nuko iwabo babaye. Umwana yatanyuzwe yararikiye, biraza kurangira atekereje kure, atekereza kuraza gukura ibindi bibazo, bya bibazo bimuvire mu ihohoterwa n'ibindi bigeragezo, nuko atanyuzwe ngo yumve akanyurwa no kwisiga igikotoro cya 200-300, bitewe nuko ari cyo bafite, ahubwo akanyurwa no gushaka za bindi bihenza za guhabwa n'abandi, bitewe nuko ari izindi nyungu runaka. Kandi numva rero dukomeze tubabe hafi, nituba hafi dufatanyije Akoze cyane, reka dusubize umwanya umuyobozi, ariko ubundi iminota yaturangiranye. Nibyo, murakoze cyane, turimo dusoza, ariko mbere ko dusoza ndabona uyu muntu afite agakegeshwa ashaka kongeraho. Akanuza ngendo tugomba kurinda ingimbi n'abangavu ihohoterwa ibyo byose, ariko nabo turasaba kwihisha agaciro, bagategura ejo habo heza, abari kwiga bakiga, bari kwiga imyuga bakayifata neza, bakazahanga umurimo, bakabasha kubaho basubiza ibyifuzo byabo, dufatanya twese no guteza igihugu cyacu imbere. Murakoze cyane, nta kindi nakora uretse gushima. Ndashimira cyane Imbuto Foundation tuba bugufi umunsi ku wundi, kuba dutegura ibi biganiro niyo tubikesha, kandi bimaze gutanga umusaruro, kuko benshi baravuga bati nyaboneka icyo kiganiro ntikigahagarare. Ni byiza cyane. Ndashimira abatwandikiye, twemerere twari dufite umwanya wo gutanga izi ngamba, ntitwabonye uko bahamagara, ariko ubutaha bazahamagara ntibagire ikibazo. Turabashimira, twabonye message mwatwandikiye ni nyinshi. Hari aho babajije bati ese bibaye ngombwa ko umuntu ahohoterwa akiri umwana, akabona ko ababyeyi bakomeje kumuhohotera, yabibariza he? Ndabibutsa ko uje twatanze ikiganiro n'amaji ko bashobora kugeraho bagana, ariko nabyo bizongera bigaruke. Reka rero mbashimire, nshimira ubwitange bw'aba batumirwa, nshimira Country FM kubyiza mwadufashije, ariko kandi abatabonye uburyo bakurikirana iki kiganiro bazajye kuri Fasako Official, bazahita bagisangaho, kirahita kigeraho kuri YouTube, bakurikirane, ubundi bazagire comment kugira ngo ubutaha tuzabategurire insanganyamatsiko iboneye. Turashimira n'abatanze comment ku byatambutse kugira ngo dushobore kujya dutegura izi nsanganyamatsiko nibo tuzikesha. Murakoze cyane. Reka nanjye mbashimire. Murakoze. Ndetse n'abakunzi bakadufasha mu kiganiro nyine arakagaruka. Murakoze cyane. Kuwa mbere. Saa 12:00. Banibuka gukurikirana ikinamico iba kuwa gatatu saa 2 z'ijoro. Bamaze kwimenyera, bajya bayikurikira umunsi ku wundi. Reka rero mbashimire, mbifurize n'umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Abana bongera bishamisha.